Mwaramutse tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka na 2026. Buri kintu cyose cyari kimaze iminsi kivugwa n'ubundi noneho reka cyongere kivugwe. Mu bice bya Walikale alamaze iminsi ategurwa imirwano iremereye cyane M23 ifite gahunda yo kwinjira muri Walikale indani ngije kuvanamo FARDC inakomereze Rubutu igire Kisangani. Ni imirwano yahuje FARDC Wazalendo ndetse n'abambari barwana na M23. Gusa bivugwa neza ko M23 yaje gushubizwa inyuma. Ariko sura byizera ko mu masaha atayirenze 72 n'ubundi ari kuba imirwano ikomeye cyane mu cyerekezo kigana muri Walikale M23 ihanganye n'Abazalendo. Ni imirwano kuri utuvugana yahagaze, ariko ni imirwano yasize ibintu byose biterewe hejuru. Urujyo bukomeye impande zombi zakucuranye umunyembaraga aragaragara. Byagenze gute ubimbaze mbikubwire, ariko niba ari ikintu cyatunguye benshi n'uburyo protection FARDC ifite muri karere yigaragaje ku mirongo y'imbere. Ibyo benshi batigeze batekereza na rimwe nizo muri Kongo ari umuryango w'abibumbye ingabo zawo za MONUSCO zarwanirira kandi zitanga umusada, ariko mu gice cya Walikale nta n'umwe uvugwayo. Hivugirwa ingabo za Wazalendo na FARDC rimwe na rimwe n'ababirigi abacanshuro barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ariko ibijyanye na MONUSCO ivugwa cyane cyane muri Beni, muri Ituri ndetse no mu bice bitandukanye gihe kiva mu majyaruguru. Muri kano gace ka Walikale wo ntibavuguye cyane. Ndakubwira neza icyabaye muri iki cyerekezo ngo ni igiki. Sibyo gusa rero Ubushinwa bumaze kubona uburyo imirwano imeze ngo bwongeye nabo bwahagurutse butera mu rya Leta Zunze za Amerika bati olingate muzange cyangwa se muzemere waho ibintu bigeze uyu munsi hakenewe ko mushya mu bikorwa amasezerano mwumvikanye. Mama 13 na leta ya Kongo mugomba gusubira mu biganiro bizidowa muri Qatar vuba bishoboka byihuse cyane. Mwe gutindiganya intambara igomba guhagarara byihuse. Hanyuma se Abashinwa arata baratangiye kuvuga ngo imirwano ihagarare, kandi Leta Zunze za Amerika zabashinjaga ko ari bo buri kungukira mu kavuyo ku butaka bwa leta ya Kongo. Agatego babarimo gupanga uyu mupanga Abashinwa ngaribo bacuruzaga cyangwa se bacuruzwagaho zahabu nyinshi ndetse babonaga inyungu nyinshi muri Asazuba bwa Kongo ikagenda bagera ijyanywe n'inyeshyamba. Ibyo byavuzwe na Leta Zunze za Amerika mu itangazo ry'ibihano ku gihugu cy'u Rwanda ku kigo gitunganya zahabu. Aho bavuze ko zahabu irenga 60 yatunganijwe inyinshi yagiye mu gihugu cy'Ubushinwa. None Abashinwa bamagariye yuko ibiganiro bya Doha aribyo byatanga igisubizo gikomeye cyane ku matati akomeje kuri akutaka bwa Republika Iharanira Kongo. Ndaje mbikubwire. Hanyuma ariko nanone yitwa Maître Guy Kabombo Mudiamvita. Uyu ni minisitiri w'intebe wungirije aka minisitiri w'ingabo ndetse n'abahoze mu gisirikari ba Republika Iharanira Kongo. Ikitona urazuka mu minsi ashize hatangiye igikorwa kiremere cyo gutoza abasirikari badasanzwe batuzwa mu gice cya Kitona. Bari gutoza abasirikari hagati y'200 ndetse na 3600 bari yiremeje gutoza mu byiciro bibiri. Abasirikari rero bamwe basoje imyitozo yabo. Guy Kabombo Mudiamvita yagiye kubareba bari gusoza iyo myitozo aho batozwa n'Abanyamerika. Imyitozo ngo yagenze neza sana. Ndakubwira izose uko bizavuzwe ndetse n'icyo Maître Guy Kabombo Mudiamvita yiteze kuri izi ngabo hari ya Kitona. Kubera iki Kitona? Hari yenda nawe ntabwo yigeze ubitekereza. Gusa ngo rimwe kantu twavuga ngo nakamaniyeri bashyizemo bazi neza icyo bategereje. Reka nge nawe tujyane ku musozo turamwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa. Turamenya ngo none ibi biri ku butaka bwa Kongo birarangira gute? Ihatsi iki? Nicyo kibazo nge nawe turaza gushaka igisubizo. Mbaye ikaze ngende umungu wa Kamanzi w'Urwanda ngo ikaze mutugende ku musozo nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe nge nawe tumenye ibyabaye. Ikaze. Nizo ubutaka bwa Republika ya Demokarasi Kongo akomeje kumvikana ibizo guhangana ndetse no gusekurana bitoroshye. Usibye muri Masisi, usibye muri Kabare ndetse no muri Kalehe, ukongera ukajya muri Walungu n'igice cya Fizi. Ibyo nibyo cyo kuvugwamo cyane cyane imirwano ikomeye muri iyi minsi. Igice cya Walikale nacyo kivugwamo imirwano bitari rimwe bitari kabiri, bitewe nuko na maremba atuka muri Masisi ndetse n'igice gito cya Rutsuru ushobora kunyuramo winjira ndani muri Walikale ukajya gutera muri Walikale mu mujyi cyangwa se mu bice bitandukanye bya Walikale. Yego muri Walikale tumaze iminsi avuzwe iby'imirwano y'Abazalendo, imitwe ibiri y'Abazalendo yahanganaga
hafi y'agace ka Bilobelo ndetse n'inzira igana muri Lubutu, aho bapfaga cyane cyane ubugenzuzi bw'agace ndetse n'imihanda n'ibikoresho. Ariko si ibyo byabaye ahubwo ku gice cyegereye Masisi n'undi aravuga mu Rwanda utoroshye. Wazalendo nabo 23 barahanganye, ivumbi ratumuka nubwo kurunga avuga kagahe kagarutse. Ku gicamunsi cyo gucyumweru tariki 28 Kamena n'ituze rikabije ryagaragaye nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba ZF23 na Wazalendo mu gice cya Muruho Mula, ni mu gace ka Bana Mulema muri groupement ya Kishimba ho mu gace ka Tetwali ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru menshi abivuga, inyeshyamba ZF23 zo muri Bukumbirwa mu gace ka Ikobo nizo zagabye igitero ku bintu bya Wazalendo hafi y'agace ka Kalinga mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru. Ibitero babitangije ku cyumweru cya kare, ariko na mbere yaho bari batangije kurya isata burenge Wazalendo bamenya neza imiterere yayo nuko imeze. Noneho abari bari mu Bukumbirwa ba M23 bahaguruka Bukumbirwa bagota gace neza ka Kalinga kari karimo FARDC na Wazalendo. Urusasu utangiye gukotsorana, amasasu aremereye ndetse nayoroheje yumvikanye ku muhanda wa Maruho Mura, atera ubwoba abaturage benshi cyane imidugudu ikikije ahabiraga imirwano, imidugudu ikikije Maruho ndetse na Mura. Kuri yemeza ko agace kavuyemo abaturage benshi ari Maruho ari nabo bumvisha ibisasu biturika cyane bakahunga, mu gihe Mura bo bari bamaze kumenya neza ko urugamba ruri hagati aho ngaho, bamwe akishya mu bihuru badavuye muri utwo duce, ariko ubwoba bwo bukaba ari bwinshi. Ku isaha saa 2 za mu gitondo imirwano yumvikanaga ku rwego rudasanzwe ndetse birangira abasirikare benshi ba Wazalendo bashatse kwivugana na M23 n'igenda itega uduco kugira ngo igushe abazalendo. Umubare w'abantu n'ibintu byangirikiye muri iyi mirwano ntabwo yaramenyekana, ariko amakuru avuga ko hari urujya n'uruza rw'abaturage benshi cyane muri ka karere baturutse Maruho na Mura berekeza mu ishyamba, mu gihe Ikalinga rwaguka imirwano ikwirakwirana aho burimo kwiyongera. Abaturage bagize ubwoba bumvisha ibiturika, bamwe barahunga ndetse n'agace katabereye mu mirwano batekereza ko iyi mirwano ishobora gusunikwa mpaka igeze muri Kalinga ndane, nabwo abaturage bakomeza kugira ubwoba bwinshi. Amakuru avuga kandi ko Abazalendo barwanije bikomeye izi nyeshyamba za M23. Izi ngabo zirwanira ubutaka bwa Kongo zasubije inyuma igitero cy'inyeshyamba, zibahatira gusubira inyuma bajya Bukumbirwa aho bari baturutse n'ubundi. Bivuga ko imbaraga M23 yazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo irwane na Wazalendo bahagarika Abazalendo, imbaraga zabo zagaragaye ko ari nkeya cyane ugereranije n'uburyo Abazalendo bari biteguye runo rugamba, bambariye kurwana ku rwego ruremereye. Amakuru yemeza ko bakoresha imbunda zidasanzwe, imbunda zikaze, ariko banigabanyamo amatsinda atatu, bamwe baca mu nzira igana Kalinga, abandi baca mu nzira nanone isunika mu cyerekezo cya Bukumbirwa, mu gihe abandi bamanutse epfo muri Maruho nyuma yo guhura Skone M23 no bakongera gukata none bafite imbaraga nyinshi. M23 rangira bayesuye bayigize inyuma tikitaka pekipaka agenda yirukanka kibuno mu maguru agacira gasiga, nkuko icyamakuru cyo muri Kongo cyitwa Activité de CD nacyo cyabizemeje kuri urwo rugamba rwabaye nyirizina, kandi bigasiga kuko M23 ibuze icyo yashakaga kwigarura ari ako karere karimo Wazalendo. Nibahire abayobozi gakondo bo muri ako gace ariko bagaragaza ko muri iki gihe abo muri Walikale Abazalendo barimo gushyira hamwe imbaraga zabo muri aka gace ko ku butaka bwa Walikale kugira ngo harindwe kwinyeshyamba zishobora kongera gutera imbere. Ngo nyuma yuko Wazalendo bigaragaye neza ko hari ubwo igira gutya gasa cyane n'ibitero biremereye cyane tutse kuba M23, Wazalendo iri kwiga ubundi buryo cyangwa se guhindura umuvuno ku buryo noneho nayo itangiza uburyo bukaze cyane bwo gukora icyo twakita ibitero bikomeye mu kwibasira abanzi babo ari we M23, aho M23 bagomba kwirangiza. M23 igomba gushyirwa hasi uko bizagenda kose, hakabaho uburyo bwo kubona insinzi muri iki gikorwa. FARDC irimo gutegura ifatanyije na Wazalendo, M23 bagende bayikumira itazabona inzira igana muri Walikale. Nubwo Abazalendo bari muri uyu mupango bari kuri connection ku bagenzi babo bari muri Masisi, nabo bavuze ko dashaka ko M23 ikomeza kujyagira muri Kazinga gukomeza kwinjira muri Walikale, bayifungiraniye mu bice za Gatoyi ndetse ngo bari kwirasa bayerekeza neza muri Rubaya. Urumva ko front line ebyiri zose barimo guhuriza hamwe kwigeza inyuma M23 bayihungisha ibice byo muri Walikale, ariko bashaka gufata ibice byo muri Masisi.
Hanyuma rero usibye iyo mirwano yabaye muri ako gace, indi mirwano ikomeje kuvugwa niyo muri Kivu y'Amajyepfo birumvikana. Gusa kugeza magingo aya ngaya amakuru arerekana yuko ibintu bikomeje kuba agateranzamba bityo byasobanuka neza. Buretse gato ndabigaruka. Abureka amazaruka kuri bano Bashinwa. Abashinwa nabo batunguye benshi. Gute Abashinwa itabinjira muri bikorwa by'intambara bakaza mu buryo bwa diplomasi? Ubushinwa bwakunze gushinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba aribo bisambo by'ingufu z'umutungo kamere Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bavuze yuko bwa mbere mu gucukura mu by'agaciro ya Kongo Abashinwa bakoresha uburyo buhendutse burimo no gukoresha abana mu birombe byabo no gukoresha abantu badafite uburinzi bwuzuye kugira ngo bisa nkaho gucukura mu by'agaciro bikoze ku buryo buhendutse bajyana imari itabahenze kandi bajyana nyinshi. Icyo ni kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje Abashinwa. Icya kabiri nuko ngo Abashinwa baba bari inyuma y'imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe itwara gisirikare harimo na 23. Ibi ngibi ntabwo ari Amerika gusa bivuga, ahubwo na FARDC igeze kuburanisha bamwe mu bantu bakeka ko bafite ubwenegihugu bw'Abashinwa babashinja gukorana na M23. Munanabyuka igihe byavugaga kuri Twangiza Mining. Aba ngaba bagiye bashinjwa yuko bari ku ruhande rwa M23 bikavuga yuko atari ibintu byo kwihanganirwa. Rero kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko Ubushinwa bugira ijambo rikomeye cyane muri aya mabuye y'agaciro acukurwa muri Kongo, kugeza ubwo igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangizaga icyitwa critical minerals mu y'ingenzi y'agaciro, bavuga ko bagiye guhangana n'isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isoko ryo mu Bushinwa. Ubushinwa bwararuciye burarumira nibwo agiye icyo buvuga. Mu minsi ibiri ishize, ubu ku munsi wa gatatu wabanje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye raporo yo gushinja igihugu cy'u Rwanda gutera ingabo mu bitugu M23, hanyuma kandi M23 n'u Rwanda bagafatanya mu bucuruzi bw'amabuye ngo bwa zahabu zibwa muri Kongo n'andi mabuye y'agaciro. Muri iyo raporo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zigaragaza, cyangwa se muri iyo nyandiko y'ibihano bigenerwa u Rwanda, bahise bagaragaza neza ko amabuye y'agaciro menshi yatunganywaga n'ibigo by'u Rwanda birimo na Gasabo Gold Refinery Limited, amabuye y'agaciro yoherezwaga mu gihugu cy'Ubushinwa. Birumvikana nk'igihugu nacyo kiri mu bihugu bikomeye cyane bifite ijambo rikomeye mu bukungu bw'isi, nta cyari guhita gikomeza guceceka gutyo gusa, ahubwo nabo bagomba gutera agapira kugira ngo bigaragare neza cyane ko inyungu yabonwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo inyungu izabonwa n'Ubushinwa. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaye cyane ku biganiro, Abashinwa nabo ngo babonye batashyigikira intambara, kandi Amerika bayizi neza uburyo yanga umuntu yivuguruza. Nabo baza bagiye gushyigikira ibiganiro ngo birangire bose, noneho bigiye gutangira bundi bushya, nawe ugiye kunguka mu wundi, nane ugiye guhombya undi. Buretse gato Ubushinwa bwasabye ko hakongerwa imbaraga mu gihe diplomasi kugira ngo ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kirangire. Igitekerezo cyatanzwe kuwa gatanu itariki 23 Kamena 2026 na Fung Kong, ambasaderi udasanzwe akaba n'intumwa ihoraho ya Repubulika y'Abaturage y'Ubushinwa mu muryango w'abibumbye. Ni mu nama rusange y'akanama k'umutekano kagamije kuzirikana ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye, umudiplomate w'Ubushinwa yashimangiye ko ari ngombwa gushyira imbere ibiganiro hagati y'impande zitandukanye zirebwa n'amakimbirane. Ubushinwa bwashikarije by'umwihariko guverinoma ya Kongo n'umutwe M23 gukomeza ibiganiro bigamije kugera ku masezerano ajyanye n'ibikorwa za Doha biyobowe na Leta ya Qatar, nubwo uyu munsi byimuriwe mu Busuwisi. Ati tugomba gushyigikira byimazeyo igisubizo cya politiki. Isura rya vuba ahangaha ry'ibikorwa bya Doha mu Busuwisi ryashimishije. Turashimishikariza guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 gukomeza gukemura amakimbirane yabo binyuze mu biganiro no kugira ku bwumvikane ku masezerano asigaye vuba bishoboka, nk'uko byasabwe n'uhagarariye Ubushinwa muri Loni, Fukang. Yavuze neza cyane ko nabo bashyigikiye yuko amahoro aboneka muri Kongo, imirwano ikarangira, ariko byose bikemuriwe mu buryo bwa diplomasi. Ibiganiro bya Doha biri kubera mu Busuwisi. Ati gukemura ibibazo by'akarere bisaba imbaraga n'inkunga y'ibihugu zo mu karere. Umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira uruhare rw'ingenzi rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu nzira y'amahoro muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, no gushyigikira umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'imiryango yo mu karere gushimangira imikoranire no gushyiraho urufatanye kugira ngo hubakwe urwego rw'umutekano n'ubukungu bw'akarere rufunguye, ruhuriweho kandi rufitiye akamaro impande zombi. Uyu mudiplomate w'Ubushinwa niko yongeyeho. Uhagarariye Ubushinwa yanagaragaje impungenge ku mirwano ikomeje nubwo hari amasezerano yashyizweho umukono. Ati guhagarika burundu intambara bigomba gushyirwa mu bikorwa aka kanya. Nk'uko abivuga,
guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Congo ntabwo bishyirwa mu bikorwa ngo byari biteganijwe. Icyizere hagati y'impande zombi ntikigaragara kandi imirwano irakomeje. Yasabye impande zirebwa n'ikibazo kubahiriza byimazeyo umwanzuro wa 2-7-3 w'inama y'umutekano ya Loni kugira ngo hakorwe kugira ngo hakemurwe imirwano kandi hakomeze kuboneka ahoro n'umutekano ku basivili. Ukwivanga kwa Beijing kuje mu gihe ingamba za diplomasi zikomeje gushimangira umutekano w'uburasirazuba bwa Congo no kugera ku gisubizo cya politike kirambye ku makimbirane. 15 Ugushyingo na 25 Kinshasa na 23 basinye gahunda y'inzira ya Doha igamije gutegura inzira y'amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Iyi nyandiko ishyigikiwe na Washington, Qatar n'umuryango umwe bwa Afurika ishyiraho amabwiriza 8 agomba kuganirwaho byihutirwa. Burumvikana rero ko Ubushinwa nabwo bubona neza ko aya makimbirane mu burasirazuba bwa Congo nta kundi kuntu wayakemura, nta kundi kuntu yakemuka keretse inzira y'ibiganiro yonyine ngo nisho gukemura bino bibazo. Niyo mpamvu bahamagarira Congo, bagamagana na 23 kujya kumeza ibiganiro ngo bakemure ibibazo bafitanye, ibibazo bikemurwe mu buryo bw'ibiganiro apana umututu w'imbunda. Imbunda na kinizamara, imbunda no kumeza kwica inzira karengane. Nyamara hari abantu bavugaga ko Ubushinwa bwabo burimo gureba ahantu agapira kazerekeza niho nabo bwigira, uko bazi neza ko icyo bashyize imbere bari isoko byo gucuruza ibikoresho fatizo bigurwa muri Congo mu mabuye y'agaciro ari byo bivamo ibikorwa byinshi. Ubushinwa zangwanganye na Leta Zunze za Amerika mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Imodoka zikoresha amashanyarazi, zikoresha essence ni kimwe mu bikorwa cyane za drone ndetse n'uburwenge buhangano. Andi makuru akanavuga kandi batangiye gutekereza no gukora ibindi bikorwa byinshi cyane bikenera amabuye y'agaciro muri Congo. Kanamenya ko Ubushinwa bwifuza none kugira ngo kuri ku ntego idasanzwe ya internet, aho kuri uyu munsi Ubushinwa bageze ku cyagano cya 10 cya internet 10G, nabyo kandi bakomeza gushaka gukwirakiza mu isi. Ibyo nuko ugenda bigarurira isoko Leta Zunze za Amerika ridafite. Niyo mpamvu usanga kenshi baba bahanganye mu bijyanye n'urugamba rw'ubukungu, ari nacyo rero ikibazo gishobora guhita kivuka muri Congo mu gihe umwe ahitamo uruhande abandi bagahitamo urundi. Yitwa Maître Guy Kabombo Modiamvita, Vice Minisitiri w'Intebe akaba Minisitiri w'Ingabo z'igihugu n'abasirikare bakuru. Maître Guy Kabombo Modiamvita yari mu butumwa bw'akazi mu karere ka 12 ka gisirikari ni mu ntara ya Congo Centrale kuva ku wa 6 Kamena. Uruzinduko ni kimwe mu bigize gahunda yo kugenzura imishinga yo kuvugurura ikigo cya gisirikare cya Kitodna no gusuzuma imikorere y'imitwe ya FARDC muri kara karere. Ageze umuyobozi w'ingabo z'igihugu yagenzuye aho imirimo irimo kubakwa, hazubakwa ishuri rigezweho ryagenewe kwakira abanyeshuri bagera kuri 500 guhera mu mwaka utaha w'amashuri. Yagaragaje ko yishimiye iterambere ry'akazi karimo gukorwa aho ngaho Kitona. Vice Minisitiri w'Intebe yahuye kandi n'abagize bato ya 3 y'ingabo zidasanzwe z'abasirikari bakomeye bari mu myitozo y'ubutwari ya kilometero zisaga 100 n'amaguru. Yabasaze kugaragaza discipline, gukunda igihugu no gukorana ubuhanga, ndetse yongera gushimangira ubwitange bwa Perezida wa Repubulika ya Congo akaba n'umuyobozi w'igisirikari, umuyobozi w'ikirenga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubushobozi bwo kunoza imibereho, imyitozo n'imikorere y'igisirikari mu buryo burambye. Nyuma cyo gushimira impinduka nyinshi yakoze muri kino gisirikare cya FARDC, aho kuri ubu yageneye aba FARDC kuva ku uniforme, imbunda, ibyo kurya, imiryango yabo. Muri make umusirikare wa Congo kuri ngo ngameze neza. Ngiyo byose byo gushimira Tshisekedi Tshilombo. Ariko Maître Guy Kabombo Modiamvita asura abasirikari badasanzwe ku mirongo y'abasirikari ku myitozo gisirikari, abwira neza ko discipline mu gihe basoje amagurwa yabo igomba kuba imbere cyane kugira ngo bagiye guhangana hose bazajyane umutima uca bugufi, umutima ugira kubaha. Mu rwego rwo kugaragaza amateka y'uko Leopard yabashije kujya mu cyiciro cya 16 cy'igikombe cy'isi cya 2026, Maître Guy Kabombo Modiamvita yanasangiye iki gihe cyo kwishimana n'abasirikari bo mu karere ka 12 ka gisirikari hamwe n'abakinnyi bashya cyangwa se abasirikari bakiri bashya, no kwishimira cyane cyane ko ikipe yabo yatsinze. Ariko anabwira bano basirikari ko nabo ngo bafite ikiguzi cyose, bafite icyo bagomba kwishyura abaturage ba Congo ko ikipe iri kubikora. Mu cyumweru cya 28 Kamena, Minisitiri yayoboye ikiganiro n'abayobozi mu kigo cya Kitodna imbere y'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi Lieutenant General Kaligonza Ndulu Jacques n'umuyobozi w'ikigo Lieutenant General Bungu Mashita Marcel.
yagaragaje ko aho ibikorwa remezo bigeze ubu cyane cyane intambwe iterwa mu kubaka ahantu hagezweho ho kurasira cyangwa se kwitoreza kurasa. Kuri uyu munsi kandi Visi Minisitiri w'Intebe yashimangiye ko iri ishoramari rigaragaza icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo kongera ubushobozi bw'ibikorwa za FARDC no kubaka igisirikare kigezweho gishobora gukemura neza ibibazo by'umutekano w'igihugu bikomeje kuba agatereranzamba. Nkuko byagenze mu butumwa bwe bwa mbere, Maître Gakamu Mudamvita yasoje uruzinduko rwe aganira n'abasirikari basha yazikanye impungenge zabo kandi abizeza ko hari ibisubizo birambye biri gushyirwa mu bikorwa kugira ngo imibanire yabo irusheho kuba myiza, igihe biyemeje kurwanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Bagomba kwitabwaho bagahabwa ibibazo bakeneye byose kugira ngo barwane kandi babone isinzi. Nizo ibikomeje kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Tubihereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026, urugamba rwongeye kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo. Uraginyihanganira murakonza kukubwira ibya Lumbishi mujyane gatoya mu Minembwe. Minembwe imaze iminsi ari urubuga rw'intambara ku buryo rweruye, ariko muri iyi minsi bikuvugwaho gake gake, ariko n'ubundi intambara ntabwo yashize. Hari impamvu eshatu bivugwa yuko intambara itakiri intambara ikomeye cyane. Makuru ya mbere aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Minembwe avuga ko FARDC udusozi bifuza kwigarurira kugira ngo bagote Minembwe barangije kutugiramo, bazikaje gusa agasozi ka Ruhina Mavi n'utundi dusozi twose turi strategique barangije kutwigarurira, bari gutegura renfort kongera kohereza abasirikare b'ingenzi n'ibikoresho, hanyuma no kugeza kwa muganga inkomere zakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo hanyuma bahite bitegura urugamba rwinjira indani muri Minembwe Centre. Amakuru akemeza yuko batari bonyine, bari kumwe n'abacangiro batutse mu bihugu by'amahanga biri kumwe na Leta Zunze za Amerika babandi bo muri Black Hole, ngo bafite gahunda kuzajya kurwana indani muri Centre ya Minembwe bahanganye na 23. Icyo ngicyo cyabaye gutuma imirwano itumvikana cyane, kuko abari kuri front line kuri ya misozi bigaruriye ntabwo batangiza ibitero za offensive kuri 23 isa nkaho nayo ikiri muri Minembwe indani. Gusa ku ruhande rwa Bidegu niho zose wavuga ngo uyu munsi byavugiwe, aho ibitero bitandukanye byongeye kumvikana mu gace ka Bidegu. Bidegu na gace mu masirasuba bwa Minembwe ugana mu kerekezo cya Musambia ndetse na Pwezelo aho iherereye. Amakuru yemeza ko abazalendo bafite position muri karere bongeye kwatakwa na 23 ubwo M23 yageragezaga gutsinda cyangwa se kurimbura izi position kugira ngo iyo position ya FARDC wazalendo idakomeza kubera icyugazi M23 ndetse no kubera rutangira M23 twigwaneho ngo idakomeza kubona inzira igana mu gice cy'Iburasirazuba. Ubaye mu Rwanda utoroshye kuko wazalendo na FARDC byabasabye kwihagararaho cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo asubize inyuma M23. Amakuru yemeza ko igikorwa cyo gusubiza inyuma cyagejeje ku masaha y'isa 10 n'igice mu kanya gato gashize kugira ngo bigize inyuma M23 twirwaneho bari baje bakakiye bagomba kwigarura ku gace Bidegu yose bakayinjira. Gusa FARDC ivuga ko yazanye abasirikari b'imitamenwa b'inkorokoro n'ikoresho bya gisirikare byinshi. Ikindi kandi ngo zatwone nka KH6 ndetse na kamikaze ziri kugenda zica intege M23 uburyo bari biyemeje kugaba igitero n'ibite bugiye nkuko bapanze bitewe nuko mwe mu nkokora n'izi drone. Ariko amakuru batangaza, ndavuga abazalendo na FARDC, bakavuga ko icyo bari gukora cyane cy'imbaraga ari ukwirinda ko imirongo barimo gukoreramo cyangwa se front line bahagazeho M23 twirwane itaza kuhagera. Nubwo M23 ivuga yuko idafite gahunda yo kwicara ngo ituze itari yasubiza inyuma FARDC ndetse na wazalendo, ngo aburu duce tw'ingenzi cyane bivuga ko bagezemo, uko ari uduce dukwiriye cyane ko M23 bidufite mu gihe yabigifite umugambi wo kugenzura Minembwe, naho kudutakaza kwa M23 bivuze ko bizegereye gutakaza Minembwe mu gihe baba babuze imbaraga zo kuvanamo wazalendo. Rero mu Minembwe bisa nkangaho ari ibyo byire bivugwa, nubwo za nkuru zashinjaga FARDC kurasa ku bitaro bya Minembwe zitigeze zirangira. N'uyu munsi ibyo birego bikishyirwa ku mutwe wa FARDC ko bica abasivile barenganya inzirakarengane, bica ingo z'abasivile bakazibasira. Nyamara FARDC ikavuga ko ibihanganye n'umutwe yekomeje kuyirwanya, kubw'ibyo bakaba bemera ko intambara ari ngombwa no kuri M23 twirwane bari indani muri Minembwe, kabone n'ubwo ngo abasivile bagenderamo. Impamvu nuko ngo hari imirwano nyine indani muri Minembwe kandi ntabwo M23 yirwanye ngo habura bapfa. Ibyo ngibyo nibyo byireguro bya FARDC
ndetse witwa Kongoro we agashinja M23 kuba ari bo barasama civil bo muri Kivu y'amajyepfo kugira ngo kunde babyitire ngo FARDC. Hanyuma tukivuga kuri ibi ngibi za Lumbisi iri hirya nkase ututse Minembwe ni ruguru gato kuko uva Minembwe ujya Walungu Kalinga Walungu kajya muri Kabare bumvingane ukaba muri Kabare ujya muri Kalehe naho imirwano yabereye muri Lumbisi agace kali strategique cyane ukurikije aho gaherereye uturutse ku gice cy'amajyaruguru ya Kivu y'amajyepfo uvango ugituruka muri Goma uhita umanuka muri Minova ugakomeza werekeza muri kani ya Pinga ukayerekeza ndani mu gice cya Lumbisi ari naho nyirizina intambara yabereye ihangamiro rikomeye cyane. Ku mugoroba wateki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo byatangiye kumvikana ko FARDC na Wazalendo bari bamiriye nabi M23 twirwaneho bakirukanka agace ka Lumbisi cyangwa centre ya Lumbisi bakayisiga yonyine FARDC na Wazalendo bagahita binjira muri Lumbisi nta gutindiganya byako kanya bagahita baza kugenzura ako gace ka Lumbisi nkuko bigarukaho n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo bageze muri iyo locality ya Lumbisi nanyihanganira gatoya nge nawe tuyitegereze kuri kalita urebe neza ahantu herereye uretube na icyo FARDC yakoreye M23 nimba nta gikozwe ngo M23 ibe yakisibiza ako gace bisa naho nubundi yatakaje igice cy'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba igice cy'i strategique. Iyo ni centre ya Lumbisi inavugwa ko bageze mako ya FARDC Wazalendo kuri ubu ngubu akangana centre ka Lumbisi ukaragenzurwa na FARDC. Ndagira ngo ubanze use na kwitegereza neza ndagenda mfunga neza nigeze inyuma hanyuma urebe inzira kaherereyemo. Aho harakaganza niho hari Lumbisi. Minova ngiri ya ruguru uturuka muri Goma uri kwitegereza iyi ngiyi ni Minova uza muri Numbi ukamanuka mu mice bya kani ya Pinga ukamanuka cyangwa se Kalangara ugakomeza ukaza kani ya Pinga ugakomeza ubwo watunze mu tundi duce duto dwa Dutu Makengere ukamanuka muri Bushushu ukajya muri Bushushu wava muri Bushushu ukagira muri Burera hanyuma akagace ka Burera nyirizina niko gaturanye na ya centre strategique cyane FARDC bamaze igihe kinini cyane bari kunyotanira ku rwego rukomeye kugira ngo barebe ko bazayisubiza kandi ku muhanda uturuka kine Bukavu n'umuhanda uturuka Goma cyangwa se Minova ujya Bukavu ari no muhanda ugira ngaha kuri Lumbisi agace kali strategique kabirimo umurwano utoroshye kabarimo intambara ikomeye ku rwego rudasanzwe ndetse n'ihanganiro rikomeye cyane komeje kubera kugeza ku rwego benshi babona yuko FARDC yarangije gukina umukino M23. Niki kivugwa nyuma kwigara kano gace ka Lumbisi ubwo karimo za Bushushu agadusika nk'aho batukaguye niyo mara kukigarurira neza cyane akigarura n'uduce tuhakikije bagafata n'uyu muhanda nyirizina bakarangiza ugenzuye bakajya mu bice by'epfo hafi ya Burera. Urabona neza ko gufata ahantu honyine byonyine itabifunga umuhanda umanuka muri Burera Ihusu Nyambasha mugenderwa uguturutse mu gace ka Katana Ruhihi ugahita kunyunuka nyirizina muri Kavumu centre ukomeza epfo mu muhanda ukugeza Bukavu. Mu gihe uyu muhanda wamaze kuburukwa na FARDC ndetse na Wazalendo hari imbaraga nyinshi za M23 bakumiriye ko zidakomeza kuboneka nka Lanfol y'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi ibyo bizatuma M23 ngiye cyose itekereje kugira ikikora yisanga inza yonyine rukumbi baba basigaranye ari yo mu mazi nyamara inza yo mu mazi nayo utakizira neza ko yaba ifite umutekano ku buryo bwuzuye uti kubera iki urabona bagaze muri Bushushu biroroshye cyane kuba abarwanyi ba FARDC bakinjira bakajya indani mu gice cyogereye Bushenyi ngo ni hakuno ya Burera bakajya muri kino kirwa ari naho batereka imbunda zabo bakagenzura ya mazi yose amanuka akagera indani ku gice cya Ishungu ndetse n'uvango ku ruhande rwa Kongo ku gice cya Bukavu. Aya ni amazi agerayo anyura muri iyo nzira. Inzango yabisigaje ni inzira inyuze ku ruhande rw'u Rwanda n'uvango uturutse kuri Kasofu ku kirwa cya Kasofu ukamanuka ku gice cyegereye Nyabitekeri ho ku ruhande rw'u Rwanda hanyuma ugaca kuri umuhura uri ku mupaka werekeza indani nanone muri Karambo Bukavu ariko ukabona ko ari inzira idakunze gukoreshwa n'amato menshi ya FARDC kuko menshi yacaga hafi ya Mugenderwa ari naho yanyuraga ikaza guparika ibikoresho byabo ku cyerekezo kigana Bukavu banyuze muri iyi nzira.
bivuze ko FARDC igenzura aka gace akagenzura umuhanda n'amazi byaza gukumira cyangwa se kubangamira nubwo atari 100% bitabura uburyo bihungabanyaho icyo M23 yakoraga cyo kumanura renfort mu gice cyepfo banyuze kuri aya mazi cyangwa se muri uyu muhanda nyirizina. Nizo biri kuvugwa cyane n'abakomeje kwandika kuziyi nkuru yo muri Lumbisi. FARDC FARDC na Wazalendo bagaze ibitero mu birindo za M23 mu bice bya Lumbisi ndetse na Chambombo bahakura AFC M23. Muri komeza igira iti AFC M23 ubiri ku musozi witwa Bukumba, aho bivuga ko M23 ariho yakoreye reorganization cyangwa se lodge yongeye kwisuganyiriza kugira ngo iribe ko ari cyo yakora. AFC M23 niragaruka cyangwa se ntagirigarurira Lumbisi ngo baze ngo bayivanemo nyine FARDC ku masaha ya nimugoroba. Bishoboka ko FARDC FDLR na Wazalendo bashobora gufatana none Shanzo ndetse na Numbi, bikaba bizatuma umuhanda Goma Bukavu ufungwa burundu. Deni nakubwiraga renfort ikabita kikimanuka igera ku basekare ba M23, bigaragaza neza cyane ko ari cyo nubundi FARDC n'Abazalendo basa n'abashyize mu mutima kugira ngo bakumire M23 bayiburize nko ku nyungu yayo, cyangwa se buryo yiboneraga renfort umusada ujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bukaba ari bumwe mu buryo bwabangamira cyane M23 mu gihe bwakomeje gushyirwamo akabaraga n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo bagafunga bafunze. Aho twari turi muri Kivu Amajyepfo ku nguni ebyiri, Minembwe na Lumbisi ugana muri Kalehe, Kalehe uva muri Kalehe ujya muri Nyambasha Magenderwa Katana tayari Kavumu Bukavu. Reka tuzamuke none tujye muri Masisi, akarere gateganye na none na Minova ruguru gatoya, n'ubundi ibintu bimeze nabi. FARDC Wazalendo bongeye kubura imirwano, gahunda yabo ngo nuko wakinyotewe Rubaya baracyavuga yuko bayikeneye kwigarurira, bagomba kuvanamo M23 byabikindi bavuga ngo Olingate. Yamagambo yo mwiringara natangiro wacyayibuka, amagambo Abazalendo barimo kwivugisha ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bakavuga yuko impamvu ari kwivuga nuko bafite icyizere bati tuzabigeraho, bati Olingate tokozongisa bigumba niyonso oyo M23 ekangaki no kimpenza, bati wazanga wazemera tuzigarura imijyi yose M23 yigaruriye vuba cyane. Ubwibyo rero agace ka Rubaya kafite centre nk'umuzi kakajya ariko n'ikirombe gitwa mu y'agaciro ya Karuta, barakifuza cyane. Kuri ubu biravuga yuko agace kegereye iyi Rubaya cyangwa kari hafi ya Rubaya mu nza zigana Rubaya kageze mu maboko ya Wazalendo FARDC. Nk'uko amakuru atuka mu gace kiwabo abivuga, itsinda rya Wazalendo riyobowe n'uwise General Noah Machano, iri tsinda ry'Abazalendo rya Machano ngo ri ku mirongo y'imbere ku rugamba bafasha agace ka Kabingo gaherereye nko mu rugendo rw'isaha imwe uvuye muri Ngungu centre mu gace ka Masisi. Nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo n'ingabo za M23 kuri iki cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Bivuga ko amasaha y'umugoroba tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu FARDC na Wazalendo bari bamaze kugera hafi y'uduce dutandukanye turimo Kanyaru, ndetse bamwe mu Wazalendo bakabati Kanyaru twayigaruriye Lekipele, ariko kuri ubu ngubu mu buryo bwatunguye benshi cyangwa se mu buryo bwihuse cyane FARDC masaha y'igitondo bagabye igitero kuri Kabingo yari agace wavuga ngo k'ingenzi uko na agace gakingiriza Ngungu kugira ngo Ngungu centre itaza kugwa ku maboko y'Abazalendo, na FARDC bagatangira gushyira igitutu gikomeye cyane ku bice bya Kinigi, Ugatoyi, Kasenyi n'utundi duce twose twagibwa ibitero. Ubwo rero Kasenyi byari bizwe ko yagaruriwe na Wazalendo, ndetse amakuru akanemeza yuko usibye ako gace ka Kasenyi ubu noneho n'agace ka Kabingo kageze mu maboko ya Wazalendo, nubwo akaba ari agace ka kilometero 1 gusa cyangwa se metero 200 zonyine, tuvuge nkeya cyane, garuriwe na Wazalendo. Ukwambuye nagaba guhaye, ukwambuye bagusabye kuzongera gukoresha izindi mbaraga uza kwisiza agace karakawe, bivuze ngo bakubiswe ruhenu wawirukanse. Uko abisobanura kose byaba ari uburyo bwa strategique, bwa ari uburyo nka buri FARDC na Wazalendo bavuze ngo basubiye inyuma ku bw'ubushake, ubutakaje ntago bufite. M23 rero no gutakaza uduce tungahe turenze kamwe tubiri ntabwo ari ikintu cyoroshye, nubwo yashobora kongera kwisubiza yakoresha izindi mbaraga zari gukora ibindi. Hano mpamvu bamwe bavuga bati M23 twari tuzi kidashaka kwamburwa na santimetero nimwe uko yabivugaga, biri kugenda gute kugira ngo uduce tugende twisuka ku tundi batwamburwa na Wazalendo, santimetero igahinduka ibirometero, bavuga ko na santimetero nimwe ashobora kuzamburwa. Gusa ariko ngiyi Wazalendo na FARDC bahawe ibikoresho byinshi, ndetse banahabwa abandi bakomanda bashya ku buryo nta kundi M23 babigenza usibye guhangana nabo ku rugamba
babona batsinze sava, batsindwa nabwo bakihangana, bakomeza kurwana umuhenerezo bareba ko batsinda iyo ntambara. Ugarutse nanone kandi bakomeza bagira bati bafashe Kabingo ereye nko mu rugendo rw'isaha imwe uvuye mu Ngungu Centre mu gace ka Masisi nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu gihe bishimira imirwano, Bertrand Bisimwa wavuga yuko kuri front line zitandukanye Kongo itari gukora yonyine, ahubwo gukorana ngo n'abarundi, abasuda b'abarundi, kandi ubwo bufatanye Kongo ikabona M23 ikabona neza ko ari ubufatanye bubi cyane bwo kwamaganira kure, kuko ari ubufatanye bw'ikibi, ubufatanye kimwe kwica ng'inzira karengane. Bertrand Bisimwa mu gusobanura ibirimo kuba asobanura neza cyane ko icyo bari biteze kubona ku mirongo y'imbere ku rugamba atari cyo kiri kuba, bari kubona FDNB irimo kwiyambazwa cyane na FARDC. Ati nubwo Kinshasa na Bujumbura rero bagaragaza ubushake bwo gukomeza ubufatanye bwazo mu by'umutekano, hari abantu benshi bakomeje kwiyongera mu misozi miremire ya Minembwe bamagana ingaruka z'ubufatanye ku baturage b'abasivili. Mu myaka myinshi ishize ako karere karanzwe n'imirwano, kwimuka kw'abaturage n'ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugaragara, bigatuma abaturage barushaho gucika intege. Bisimwa akomeza agira ati mu muryango w'abanyamurenge benshi barimo kugaragaza ubwoba bw'uko ubuturo bwabo bushobora gukurwaho buhoro buhoro nk'uko aho batuye. Ibitero bikomeje kugabwa ku midugudu, gusenya ibikorwa remezo n'umutekano muke ukomeje kwiyongera, birimo gutera abantu kumva batereranywe kandi bahangayikishijwe n'ejo hazaza habo. Muri make ubwobane bwinshi, kwibaza ngo bizagenda gute. Ati kuri iyi miryango ikibazo nyacyo ni kiri icya gisirikare cyangwa se icya politike gusa, kireba uburenganzira bwabo bwo kubaho mu mutekano, kubungabunga umwirondoro wabo ndetse no guha umurage wabo isekuruza bizaza. Kurusha ikindi gihe cyose abaturage ba Minembwe barimo gusaba amahoro arambye yubakiye ku kurengera abaturage, ibiganiro ndetse no kwereza uburenganzira bw'imiryango yose, niko Bertrand Bisimwa asobanura. Bwana Mukongo Zenon mu muryango w'abibumbye we ati murazi n'ikindi se, na ambasaderi wa Repubulika ya Kongo muri Loni Zenon Mukongo ngaye yagejeje ku katumwa gashinzwe umutekano ishusho iteye impungenge y'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu ku wa gatanu tariki 23 Kamena. Umunsi waranzwe n'urugomo rudashira n'ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile. Ati ntabwo byoroshye. Mu ijambo rye yashimangiye avuga ati ku butaka umutwe wa M23 RDF ukomeje kwigarura uduce twa Kongo, ugashyiraho inzego z'ubuyobozi zihuriho kandi ugashyira ahagaragara iterabwoba ry'intwaro nshya za gisirikare. Ambasaderi yashimangiye urwego rw'imibabaro y'abasivile, avuga ko ingaruka ku baturage b'abasivile zitangaje. Abasivile amagana bicwa buri munsi, barimo abagore n'abana, avuga ko bicwa na M23. Mu gihe wumvise ko na M23 ishinja Kongo kuba ariyo yica inzira karengane. Yanagaragaje ikibazo cy'ubutabazi gikomeje, avuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu zabo kandi ihohoterwa rikomeye kandi rikwirakwira mu burenganzira cyangwa se rikwirakwira uburenganzira bwa muntu. Kubera iki kibazo Repubulika ya Kongo irimo gusaba ko habaho ingamba zifatika umuryango mpuzamahanga pana kudebeka. M23 ntiyumva batazana RDF. Zenon Mukongo ngaye yagize ati mu rwego rw'uko intumwa zanjye zirasaba ko umwanzuro wa Loni 2773 muri 2025 ushyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye kandi budafite butagomba kwemerwa ko baburengaho, cyane cyane mu gihe basaba u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ko ziva mu gihugu cya Kongo nta mananiza kandi imirwano igahagarara vuba na bwangu ihagaritswe na M23.